ejo bundi mwama muzana sinamakosa mwama mucisha ikaramu itukura mu bicisha mu izero ngo guca kundaraza montage ngaho ni mudusobanura ukuntu guca kundaraza ibintu byahozeho kera none mubireze muri 2026 indaraza imite byayo bakoze ibintu. Okay, kantange na maro wacu kurikire kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Hari ikibazo abantu benshi baza bakunda kwibaza cyane kugakiza bakanakishaho impaka. Ndagira ngo tugishiriwe herezo uyu munsi abantu bacumve bagisobanukirwa. Ariko biraterwa nuko muza kugisobanura. Ese agakiza karindwa n'umuntu cyangwa karindwa n'Imana? Yego. Urabyumva gute musho? Hari n'abapasiteri twakibashije bafite uko bagishubije namwe reka twumve uko muvuga. Yo dukopesha ko basubije. Simba kopeza. Okay. Umunsi ntagukopeza. Ntagukopeza nyago hari none. Mbere yo kuvuga agakiza ubwo ikikarinda Umuntu yo kwizera Yesu gusa akaja mu ijuru nta mirimo. Kandi kwizera kudafite imirimo. Aho gani hajya muzo nkamuvuga ngo abantu ngo isadaka ngo urabona Okay, none saho ngaho iyo mirimo izajana abantu mu ijuru niyongera agakiza ijanye n'amafaranga. Tubaze tuhibaza. Ni monta y'amafaranga si igomba kongerwa ku gakiza. Noneho reka tunasubire. Turagisubiza ko twatwibaza. Tunasubire du challenge ngane twese. Umuntu garahagurutse ngo ngiye kubakoma. Kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Ikaze cyane biteye nk'ubwoba turabaramukije mwese abari hirya no hino aba ni babagabo bongeye kugaruka ngo tuganire hejuru y'ubuntu bwa Kristo. Gusa abantu bazabona bakishisha reka noneho tubanze dusenge kugira ngo reka tubanze dusengere kino kiganiro ariko ni nabo basenga. Yego. Kuko niko mutima wawe tubwira. Basengera ivyo tugiye kuganira ijambo ry'Imana tugiye kuganira kandi nti tuja hirya no hino tugiye kuganira ku buntu bwa Kristo gusa. Ashimwe izina rya Yesu ifite amateka akomeye. Ashimwe rya Yesu ifite ibigwi bihambaye. Yaduhinduye ab'agaciro n'abagambi twahawe ijambo na Yesu none ubu tugenda ashimwe. Ashimwe izina rya Yesu ifite amateka akomeye. Ashimwe rya Yesu ifite ibigwi bihambaye. Aba ni abanyabuntu bagiye kuganira ku buntu bwa Kristo. Ese nawe wicaye ahura umunyabuntu cyangwa uza wibaza ibe bibazo? Iyo bavuze ngo abanyabuntu nkuzu hari nko wanyandikiye uyu munsi ngo nawe uri umunyabuntu. Ari abonye stati yaje. Ndamubwira ngo inyandiwe. Warangize kera ari agatebo yashizemo. Turava hano wankuye mu gatebo wari wanshizemo. Cyangwa usange muri ako gatebo. Tubahaye ikaze bakozi b'Imana. Yego. Ejo bundi twagize gutya tubona ariko murasengaga. Twagize gutya tubona basenge abantu babanje kumenya baribo. Noneho tugiye tubona uyu wacu ifishe yamasenga ku biti bibiri umunsi umwe. Aba pasteur missionary. Narabuze nakimwe. Ni kimwe na hawe. Kimwe na sengero. Ikihe kandi? Ni kirangirije. Kuriya missionary numu pasteur numukuru w'abapasteri. Kuriya kero bavuye muri kwanza ukamusimbira muri kabiri. Nukuri kose. Hanyuma turi kumwe na pasteur nganire abantu baramuzi mwene Serende pasteur ni umustare uzwi cyane muri bene wanyu ndetse nabandi bose bari hano hafi no hirya no kure cyane. Umuntu utazi pasteur Serende ntabwo yigeze abona umwanya wo kuja mu gitaramo. Reka rero tuze kubasaba basenge hanyuma tuze gukomeza n'ikiganiro cyangwa se gitaramo. Sawa dusenge. Kristo Yesu turagushimiye umwanya mwiza uduhaye kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Inyama n'amaraso n'ubwenge bwacu no kwibwira tawe bzukiza kandi tawe bzuhindura. Ariko ijambo ryawe Yesu Kristo niwe imbaraga kandi niwe ubugingo. Reka ibyo turi gusobanura abantu umwuka wawe adukoreshe. Ibyo tuvuga ntibive ku bwenge bwacu ahubwo bive gushaka kwawe. Ibyo ushaka ko dusobanura Mana ubiduhe kandi duhu ubwenge bwo kubisobanura n'abadukurikira bashe gukora ku mitima yabo kugira ngo babashe kumva ijambo ry'ubugingo
umutsima wavuye mu ijuru ari wowe Kristo Yesu. Dukoreshe uno mwanya utubere mwiza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibaho umugisha cyane. Reka nze gusaba mugenzi wanje aze kugenda atuyobora muri gahunda zose kugira ngo tutagira izo tuza gusiga, kuko twateguye ibibazo tubabaza byinshi birimo n'ibyo. Hari n'ibindi abantu bagiye batwandikira ku ruhande bamaze kubona iriya afishe ngo mubambarize iki abandi ngo mubangiranire gusa abandi byose biri hano zose turabikonkobara tubizane kugira ngo twibaza twabiteguye nkuko yaravuze nije ngo ugiye guhagarikira, ariko duhagarikira twese turi amato baza umubazo ibibazo umufuririzo. Hari zo twateguye, hari n'ibyo badusabye banditse ngo tuze kubabaza, byose turagenda tubigeraho uko twagiye tubitegura. Ariko reka mbere kuri iki, ubwo mwebwe muzaza mumenya ubwo mu buryo mubisubiza bombi nabo baramenya umuhagarikizi, nabo muramenya umuhagarikizi, muramenya umuhagarikizi n'ubwiriza n'akagipasa undi nimba umwe azagisubira undi agakomantaho kubera n'umwanya tuba tugerageza ikibazo nko mu minota mikeya tugituruke mu mutwe tuye tukimanukana, turacitse mu minota mikeya. Reka mbere kuco ntekereje tugeze hano twabaye nk'abagikomozaho ushize kijanye no guca ku ndaraza. Kuva kera ba mama kiduheka bakitujana ku mugongo mu rubunga mu gitaramo, turakura tuja muri za musingi kugeza none tuzi ko indaraza utayiciyeho kuja mu ijuru zo kugoba tiwoshika. Ejo bundi mwama muzana sinamakosa, mwama mucisha ikaramu itukura mu bicisha mu izero ngo guca ku ndaraza montage. Ngaho ni mudusobanurira ukuntu guca ku ndaraza ibintu byahozeho kera none mubireze muri 2026 indaraza imite byayo bakoze ibintu. Okay, kantangire nimaro wacu kurikire kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Kwabarego kw'ibyaha ntabwo kuva mu kubwira pasiteri cyangwa kubwira inshuti yawe. Icyo bibiri igaragaza muri sezerano risha nyuma yuko Kristo atanze ikiguzi cyangwa se amenya amaraso ye kugira ngo tubabarirwe. Ni ukuvuga ngo imbabazi zihari zivugwa noje kureba umuntu. Ni ijambo riri muri Yakobo 5:16 ngo mwaturirane ibyaha byanyu kugira ngo mukizwe. Iyo ni bibiri y'Ikinyarwanda ivuga kugira ngo mukizwe, ariko izindi Bible nk'icyongereza zavuga kugira ngo mukire, to be healed, mbese no gukira kw'imitima. Urugero mfite ikibi nagukoreye cyangwa wankoreye kaba Kristo tugasabana imbabazi. Yego, nije wewe njewe nawe twagiranye ikibazo cyangwa umuryango wanje n'uwawe cyangwa gutyo cyangwa umuntu musengana mugasabana imbabazi. Uzo niyo reka dukoresha niyo ndarazivugwa. Okay. Ariko nabwo aho cyo tugomba kuzumva ntabwo ari kuvuga ngo wakoze cyahiriya nkuza kureba wewe, pana nguko wazabagira wakoze iri cyangwa waje kureba wewe, ntaho bivugwa. Navuze ngo ni igihe mwagiranye ikibazo n'umuntu ku giti cyawe, sigiye wakoze cyahiriya hirya uza kureba pastor, uza kureba umushumba uwicara umubwire ngo byagenze gutyo. Icyo ni umuntu ku wundi. Aho ngaho tuhatindeho kandi tuhumve neza. Iri ni ijambo rya kabiri. Nanone nabwo ntabwo tugomba guhagarara aho gusa ngo nimba nakora icyaha ngo mpaka gusa nkuze gusaba imbabazi. Nanone bibiri tubwira kubabarira umuntu atadusabye imbabazi, kuko biriravuga mu rwandiko rw'aba Efeso no mu Bakolosayi hazavuga ngo mubabarirane kuko Kristo yababariye. Yego, Yesu ntitwabanje kumusaba imbabazi cyangwa ngo tumwandike urwandiko mu ijuru azi, yadukunze turi babi. So bivuga yuko wobabarira abantu batagusabye n'imbabazi. Urwo narwo ni urundi rwego, cyangwa se umuntu wakuze mugakiza wobabarira umuntu atanagusabye n'imbabazi, mukanabana neza kandi mugakundana, ukirengagiza ibyo yagukoreye kandi mukishima. So ariko zirandaraza zo kugenda nguje kureba umuntu cyangwa gushinga ngo agatebe hariya umuntu cyumba cy'amasengesho ugenda wongorera naka, haraho muza musoma Yohana bikora cyangwa Paulo cyangwa Petero. Pastor wewe ibyavuze umuruzuzanya cyangwa wewe uramupinga kubera ko asengewe vuba aho hari muvuze gutyo hanzamo indirimbo nije kuvuga sinzi ko ndayibagirwa. Banzu yiririmbe ni indirimbo ivuga ngo reba Yesu ku musaraba, iravuga ngo kubabarirwa kwawe kuvigorigota ku giti. Amen. Aravuga ngo reba Yesu ku musaraba. Hanyuma Yesu Bibiri iravuga ngo uko Mose yamanitse inzoka ku giti kugira ngo uwunamuka wese akayireba azababarirwa.
aravuga ngo uko niko na Kristo akwiriye kuzamanikwa kugira ngo umureba wese ababarira. Hanyuma hakazamwo ibyo muvuze byavuye iwacu kera by'indaraza. Yego. Biriya ni iby'iwacu, si ibyo muri Bibiliya. Ni iby'iwacu. Murumva namwe kuko iwacu aho dufite byinshi twakuyeyo kandi twibwira ko ari byiza. Niyo mpamvu dushobora kubona Joyce Meyer ageze mu Minembwe akaja kuri podium yambaye pantaro, tukabona ko yakoze ibitari Bibiliya. Ariko umugore uri nka mama yambaye aba ari ikizira. Ariko Joyce Meyer imini aje we twabona ko bisanzwe, n'umukecuru uri nka mama. cyane. Ariko mama yambaye ni ikibazo. So biriya ntabwo imyumvire y'ahantu, biriya ni iby'iwacu, ntabwo biri biblike. Indaraza ntaho iba muri Bibiliya. Icyo akoze ntaho iba, kuko niba hahari aha turi kuri rya kanisa rya twe. araza kuturangira aho riri, muraza kuturangira aho iryo jambo riri. Tuvuga indaraza, kandi iyo ndaraza twayigeraho tukaja kubwira abantu ibyaha, kuko mu mateka ya Bibiliya ntaho tusoma ko ba Petero na ba Pawulo, ba Dawudi na ba Yohana, ba Mose na ba Isake bigeze bagira igihe cyo kuza bashinga indaraza. Iwacu byabagaho, kandi bakavuga ngo ni Imana yabivuze, ngo ijwi riravuze, ijwi ryavuze, bazaga bama bakinga ngo nakabiri twese tuzokora amasengesho, tangira gukora liste y'ibyo uvuga n'ibyo usiga. Ndimo bigira iwacu nuba na hano bazaba bikora guca ku ndaraza. Ariko noneho nkabona hari aho babiyobererwa, noneho kubera kuyoberwa bagashaka kubyimura, bakabyimura bishingikirije uko ariko atari ko byakorwaga mu isezerano rya kera. Naho habaga ikintu gigiye gusa n'ico, ariko kitari iki, cyari n'igicucu, cyari ishusho. Donc ni nko kuvuga ngo umuntu wazuza hano yari afite ibimurangira kugera hano, ariko noneho n'uwashitse hano agakomeza gushaka birya bimuzana hano, ntamenye ko yahageze, ahubwo ubuzima bwe bukabwo gukurura ya posta yamurangiraga ya mapu. Yego. Ni GPS ivuga ngo urakata gutya, n'igihe yashitse agakata. Mu isezerano rya kera Abanyesiraheli bamaze guhabwa amategeko, donc Imana ibonye ko izobamara kubera ko batayubahiriza, ishyiraho systeme y'ubutambyi n'abatambyi. Noneho iravuga ngo muri mwe umunyisiraheli wese uzaza ukora ibyaha muza kwa Aroni. Tekereza ko aba bagabo baba bapanze ari imbere baba bishira mu mwanya wa Aroni, ariko uko byabaga applicable kwa Aroni ni different n'ubu nyine. Iwacu iyo tugiye hari tuzadushika tuzaga tunire, ahubwo tuzatubakorera ibyaha. Ni ukuvuga ngo tuzatujana icyaha cyo kubesha. Bambwiye umugabo umwe w'umubembe, nabo nyine bari bafite systeme yacu ngo ageri bubembe yigisha abantu guca ku ndarasa, ari mu mukutano. Noneho abanyamurenge bose bayicaho, bamare aza guhura n'icyaha kiri common. Uje wese ndirega integeke nizo tuzatwirega, zitari determine. Yego. Integeke ko bagere niyinga aravuga ati no munsobanurire iki cyaha cyanyobe. Indegenke ni cyaha kimeze indegenke ni gani ko nasanze indegenke munsobanurire ibyo bintu. Ni ukuvuga ngo igihe cyo mu isezerano rya kera umutambyi yabaga hari Abanyesiraheli bakoze ibyaha, donc icyo bakoragabo nta munyisiraheli muri Bibiliya wigeze kugera hariya ngo abwire Aroni ngo mfite integeke, nta n'uwamubwiye ngo namwoye akanyanga. Ni ukuvuga ngo ikintu cavugaga hariya havugaga ibintu bibiri. Imana ishimwe. Amen. Havugaga umutambyi n'igitambo, kandi ubu bwari ubuhanuzi bwasohoye aribwo tukaya dushaka. Ni ukuvuga ngo igitambo cyagombaga kuzanwa hariya mbere y'ukuza. Igitambo caragutangaga kikamara 4 jours, bakagicekinga bakakinyuza mu biyo, bakareba ko niba ari umwana w'intama nta mabara nta madowadowa ni igaju ryaka tanenga, bakayasamura bakareba ko amenya ari mazima nta bihanga. Bamara kuyireba ya minsi ine bakavuga ngo niba inafite ikibagarira izaja kugera iminsi ine cyagaragaye. Bamara iminsi ine bakavuga ngo no, iki kiri perfect. Then niba kiri perfect, the remain umutambyi akazi umunyabyaha bakamuhamagara. Wowe ntaco tukureba, uraza kutubwira intege nke se zikora iki? Wowe urafata igitambo mu ruhanga, ca gitambo gishinjwe, noneho wowe wicukora
wizere ko bya byaha byawe bigiye muri ya ntama yapimwe yabaye inziranenge ibyaha byawe bibone kubabarirwa. Ntaho bajaga kuvuga ngo naribye narasambanye nagize gutya, kandi kuko aho siho hava imbabazi n'ibindi Satani muri Mana yanyibagije. mbabana nabirya, kandi ibyo bazavuga ngo Satani yanyibagije nibyo ubuhawe wibuka ko n'ibiryo ubuhawe ahubwo Satani yambujije kuvuga ukanga kubivuga ni hari ibyo wakoze sakirirego wamara ugatinyaga tukabintegeke. Donc noneho uyu mwana w'intama niwe warebwaga, uyu mwana w'intama yari inshusho ni ukuvuga ngo imbabazi zacu tuvuga uyu munsi ntitukizikura hariya. Ni nayo mpamvu uyu munsi niba ayo mategeko yarahindutse niko Abaheburayo yavuze, ibintu byose rero bigomba guhinduka. Niba tukija kwa pasiteri titujana intama, nta n'impamvu yo kuvayo, kuko Bibiliya nibitubwira ngo hatabaye kuva kw'amaraso ntihabaho kubabarirwa kw'ibyaha, kuko uyu mwana w'intama yavaga amaraso amara tukababarirwa. Iyo tugiye kwa pasiteri, ninde wowe na pasiteri uzuva amaraso? Iwacu hari amayeri bakaza bagira, abagabo b'iwacu bakundaga inka bagakunda n'inyama. Noneho yareba kugira ngo abaga inyana ye yarembye akumva ni igitangaza, yareba kandi nipfa akayiheba wumve kandi nabyoga bakaza banga kurya inyamamfu kubera ko mu Bayuda byari bibujijwe. Ntabwo byari bibujijwe mu Banyamurenge kurya inyamamfu, si ikibazo, byari mu Bayuda bitewe n'amategeko yabo. Noneho akayica ugutwi kugira ngo ive amaraso niza gupfa yagiye bazayaho avance no kwica d'avance kwica amaraso. So ni ukubaho natwe kubabarirwa kose hari niba tugenda mu buriya muryo w'indarasi twagombye kwitwaza igitambo cyashika kikavushwa amaraso, kuko gapasiteri azaya amata hari mutaraga nawe ugataha uri mutaraga ntawe uzuvushwa amaraso. Ibi rero byari ubuhanuzi, byari intama w'Imana wahanurwaga ko azaza agakuraho ibyaha byacu, twamwizera tukababarirwa. Donc ibo barizeraga igipfura bakababarirwa umwaka. Sikanswa amaraso ya Kristo wahanurwaga. Uriya mutambyi ya Aroni yari presenta burya tuza turirimba ngo mu ijuru imbere y'Imana fite umuntu uvuga ni umukuru w'abatambyi. Kristo nawe aza umutambyi. Watinze mu rya kera tuyahuze, noneho rya kera nirisha. Icyo nari mvuze kuri biriya by'imbabazi z'umuntu ku wundi, si imbabazi zihesha ubugingo, ni imbabazi zogira mubane neza mu bumwe, mu rukundo, mu mahoro. Abakristo bakwiye kubana mu bumwe, mu rukundo, mu mahoro. Nimba nagukoshe tugasabana imbabazi, ariko si imbabazi zizana ubugingo. Tituba twanabutakaje ubugingo, buva mu kwizera, tibuva mu kuvuga ibyaha. Kuko kubwira umuntu nabeshe narakaye wavuze amakuru y'ibyo wakoze, ariko ibyo ntibizana ubugingo. Ubugingo buzanwa na Yesu, tibuzanwa n'ibyaha. Aho tuhumve. Icya kabiri, ibi mwene data yaravuze birumvikana kuko babikoraga mu Isiraheli, hanagaho n'ibyo gusaba kwatura ibyaha no kugira ngo ibira byose bakoraga. Ariko muzirikane ko musizano rya kera batari bafite kubabarwa kw'ibyaha kuri furu. Nabiriya bitambo batambaga mwene data yaravuze nabyo ntibizakuragaho, bizagaza bitwikira. Kandi batambaga igitambo kikagira dire y'umwaka. Ubwo nimba bagitambye ubunyine kikazo kakamara umwaka, kikaba gitwikiriye byaha umwaka wose. So umwaka washira bagasubira bagatamba ikindi, so igasa kigatwikira. Biba bitwikiriye kandi gitwikiriye kiba gihari. Ariko igitambo ca Kristo ntabwo gitwikira, gikuraho. Biko Yohana yavuze ngo uyu mwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Umva mu rya kera cyabaga gifite dire y'umwaka kandi kigatwikiraga, ariko naho ubu nyine kigifite dire y'umwaka si n'imyaka 2 n'iteka, kandi ntigitwikira ni ugukuraho. Cyo gutuma bari muri Kristo barababariye iteka. Hari ikindi tuba tuvuga ariho ndangiriza tudatinze. Hari ukuntu tuba tuvuga ngo umwenda wari ukingirije ngo ahera, abantu bose bazabivuga mu Bibiliya birimwo batabusemo. Noneho bigasa nkaho role y'umutambyi yarahavuye, wowe uhinduka noneho ufata ya role y'umutambyi noneho ukamwigera kwa Yesu. Ukigera kwa Yesu kugira gute? Ukajana se ihene tuzuzijana ukajana iki? Nuvuga ngo ico idini zariyigisha ngo uhitujayo gusaba imbabazi. Nuvuga ngo imbabazi noneho ntizikiri mu ntama, wowe uragenda ubwire Yesu. Donge ni igitambo cyahinduka. Nikindi gitambo cyahinduka. Hari ikindi cyitwa mana mbaba. Habaye amahirwe gusa yo kwigererayo. Abazaga batumenera amabanga, noneho tukaja kwibwirira Yesu twenyine umufata abanga. Icyo nacyo ni ikindi havuyeho Aroni twigira uburenganzira, havaho ihene twitsimbuza mana mbabarira. Icyo rero navyo ni ibindi bitari ukuri, nabwo ntabwo ari uko bimeze. So rero Bibiliya bamwe bayiburaye ibi abakristo babyitwaza. N'ubu ugenda wumva abakristo benshi tugenda tuganira hirya no hino bakavuga ko impamvu ngo batakicirega nuko ngo batizeye abashumba babo, ariko bamwe
kuko ngo wari uherutse kwirega ejo bundi iwabo w'uyu wacu wicaye aha ngo yamamubwira ngo namusigire nimero yari yireze icacu ubusambanyi yirega kwa pasiteri yireze kuri pasiteri noneho ngo arangize yamamubwira ngo namusigire nimero ngo z'uwo muntu revera wabo. Okay, ako nakandi kaje kamafuti ariko nubwo ba pasiteri bonagira nibanga n'iryo banga ntiyari rikenewe kuko baraja kubika iki kurabika iki ibyayi Yesu yikoreye kuraja kubisa kwa pasiteri ngo bigire ngo pasiteri n'umufasha banga pasiteri cyo yokora keretse kwa kundi urera abakristo ushobora kumenya wenda ngo biyagize intege nke akenewe ubufasha bwa pasiteri bijanye n'inama ijambo ry'Imana mugasengana so muri uwo mwanya biremewe ariko kuja kumubwira ibyaha aragira ngo pasiteri ntiyo kubabarira ibyaha wakoreye mubwiye iyo kubabarira ibyaha kuko nawe afite ibyaha nawe akeneye Yesu nkuko nawe umukeneye kandi ndi twabaye bishikira ngo tuye gutamba ibitambo Bibiliya iragaragaza ari mu Baheburayo uriya mwenda umaze gutabukamo ntabwo twe twinjiye aheraho mu ihema isezerano rya kera umva umutambyi mukuru yajaga ahera ari we yajaga gutambira ibitambo naho twebwe cyangwa se yajanaga y'amaraso twebwe ntituja aheraho mu ihema Bibiliya zirishura neza kuvuga ngo twinjije aheraho mu ijuru twebwe rero twinjije aheraho mu ijuru nose uzura mu ijuru gutamba ibitambo tabibayo ntito tujya gutamba ibitambo twabaye connected n'Imana muri Kristo Yesu turabera tiyakeneye ibitambo n'ubutambyi umutambyi n'umwe ni Kristo igitambo cyaratambye cyiteka. Abakristo badukurikiye bari hirya no hino abari aho uri hose gana ringiye kuhaharura kandi sino hamara aho ngaho uri nyine wumvise aya matangazo kurayumva gute wewe uzushanga kugora ndetse cyane ukanaje impaka nyinshi wewe ucaye aha turanakuramukije kandi akageraho cyo afite intege kandi ugende wandike ibintu byose utanyugwa navyo ibyo pastor avuze ndetse na missionary hano avuze hari cyo kera numvishe yibajije akizane hano kiyayewe mu byukuri aba bose wazutunga ndetse n'aba basiza hari kibazo tukivuga aya magambo hari kibazo bibajije yego kandi tutanakivuga baracandika yego baravuga ngo none niba bimeze gute ko muvuze ko twababari none umuntu nakora icaha azama yicara gusa guma hote kimuboreremo ibintu rero bibigisha niba uri mu nzira mbi niba uri mu byaha no kwihana no guhindura imitekerereze va mu nzira warimo ntibisaba gusakuza niba akaza umwaka nyanga kareke birahagije hindukira birahagije mu Efeso azamuvuga ngo wibaga ntakongere kwiba ahubwo akoresha amaboko ye donc gukora ibyo kwihana ibyo bimugize umuziranenge oya cyakugize umuziranenge no kwizera nyakuri kuko wizeye Kristo so ariko icyo ugomba guhindura ni ingeso mbi cyangwa se behavior imibereho itagize nimba rero ufite wahinduye kugira kwizera nyakuri ugomba guhindura n'imibereho nyine kabanyakuri noneho aho ngaho hari ikibazo kivukana n'iki neza umushumba yabaje hano kivuga hejuru y'ameza naco gihuye ni indaraza uyu wacu yavuze naco kuko hari indaraza tuza dukora isanzwe hakaba n'indaraza yabura uko tugiye kunywa ameza baza banasoma bakavuga ngo twinire ngo twisuzume ngo kandi uyamwa ngo atihanye ngo azagirwaho n'urubanza ndetse ngo banagwaragurike ubu nyine umuntu asigaye agwara gusa akavuga ati yo barameza nkoze hari n'uwavuze ngo iza diabete zateye n'ikibazo ca none za stroke iki kintu c'ameza ico izi mbabazi zo kumeza z'umunsi w'ameza murazivugaho iki nazo ntizemewe se kandi muhogira Imana mwe none twamudufunga kamera ujya meza ari azana stroke ibyiza ubwo twoyareka ndetse hari n'umuntu nahe mperutse kumva ejo bundi avuga mu evangeliste hano muri Kenya aravuga ngo n'ibibazo dufite iwacu z'intambara ngo birategwa n'ibyaha ngo turi mu gukora uwo ngo n'umuzalendo we cyo twari kugihakana uwo ngo uvuga gutyo abanyamurenge so bafite ibyaha kurutari andi moko yo muri Kongo kandi na bino bihugu dufitemo amahoro kino turimo kibamwe ibyaha byinshi nawe muza mugenda muri zino ntara za kino gihugu murebe n'amabara yuzuye n'ubusinzi n'uburaya nibyo byuzuye uwo muntu nanje sinigeze nemeza icyo rero nko mu Bushinwa bateye imbere bafite amahoro ntibaza amakuru y'intambara isengero bigirwamana aho biza biva ibigirwamana kandi hari umuntu warayivuze ko Yesu ngo ageze mu Bushinwa ngo yaraje ngo ageze mu Bushinwa avuye mu ijuru niho ari
baza kuyatubwira wanyageze hehe ko bavuga ngo Yesu ngo yaraje ngo mwina wari mu Bushinwa niho ageze yazi hari n'abandi abategizasi z'ingabo we arahari yaraje izimisi ibyo n'ibindi nyine kiriya ikintu cameza reka tubanze tugaruke kuri ico ciwacu naco tukivuga tubone kuja kucameza cindarazana buriya buhanuzi bwose uzabumva bunyura mu matorero abapasiteri babo ha intebe huzemo ubuhanuzi bw'ibinyoma bwinshi k'urugero kuvuga ngo abanyamurenge bituma bino biba bitubaho ngo n'ibyaha twakoze donc Imana kiradukubita inkoni babihuje n'iki usomaraho bavuga ko ari Yesu wazuguraho itorero baza babihuza nuko byari biri mu banyisiraheli kubera iki bafashe abanyamurenge babagira abanyisiraheli kandi ntibihuye ari amategeko y'isezerano rya kera yahawe abanyisiraheli ntiyahawe abanyamurenge nta bantu mu mibunda no mu minembwe bayahawe pi ari yari abanyisiraheli urumva so abanyisiraheli rero bahoraga muri kazengerere bisha amategeko y'Imana bahanwe batwawe mu bunyagi basiriya batakambira Imana ibahagurukiza intwari barasubira barataha mu gihugu bashitse muri gakondo bararya barahaga bagasubira bikagenda nabi bagahora muri yo kazengerere so biriya rero ni siribaze y'isezerano bari barimo kandi irasezerano ryahawe abanyisiraheli ryahawe abanyamurenge kandi ikindi twagira ngo dukore ikindi irasezerano ryagendanaga n'umugisha n'umuvumo nimwuzuza amategeko niko biri mu guteka kwa kabiri chapitre 28 nimwuzuza ibivugwa byose muri aya mategeko imigisha izobazaho mu matungo yanyu mu mirima muri bijyanye na sante no gutsindwa kw'abanzi banyu byose bizoba bigenda biza so nimutayuzuza iyi mivumo yose izahita ibabaho noneho ya mivumo rero niyo baza basoma yari ku banyisiraheli bagahita bibadika ku banyamurenge so gufata umubembe ukamugira umujuife ni ibintu bitariho gufata umunyamurenge ukamugira umuyahudi uba wavanze kuravanga amasezerano adahuye isezerano risha Imana ntiyayikorana n'ubwoko aho twanse tubumva isezerano rya kera Imana yazikorana n'abanyisiraheli naho mu isezerano risha Imana ntiyayikorana n'ubwoko Imana kirakorana n'itorero abizera bose Kristo n'itorero n'umubiri umwe abayuda b'abanyamerika b'ababembe b'abanyamurenge bose ni bamwe muri Kristo n'abana b'Imana utizeye Kristo ari hanze y'itorero n'umunyabyaha umupagani w'umunyamurenge ameze kimwe n'umupagani w'umunayigeriya ariko twebwe tuba tubifata tukumva ko umupagani w'umunyamurenge afite ka privilege atameze nk'abariye niko tuba dushaka kuvuga ko we afite iwe ni nk'umuyahudi yego urumva ayo afite privilege umupagani w'umunyamurenge ni kimwe n'umunayigeriya ni kimwe n'umurundi ni kimwe n'ababasenga ibigwamana ni kimwe n'abakora homosexuality so umukristo w'umunyamurenge n'umwe n'umuzungu n'umwe n'umushinwa n'abana b'Imana ni bamwe muri Kristo so isezerano risha Imana ntiyayikorana n'ubwoko kirakorana n'itorero kugira ngo bahindure abantu mu butumwa bwiza abizera bose Kristo binjire mu muryango w'abana b'Imana yindaraza ari amahanuzi rero n'aya mageni reka dukomeze kuri ico cyane muzana yemeza noneho ariko iki naco bene wacu bari mukumena amavuta noneho ukagenda usanga no ku mitandaho n'abakongomani ko baraducurira kubera ibyo tuvugira ku gatuti ugasanga Imana ni nkaho twayigize iyacu ubu buhanuzi turabuhagaritse mu izina rya Yesu bwo kumva ngo turi impamvu bavuga ngo n'ibyaha tuba dukora tuba ni ukumva ko turi special yego turasanzwe imbere y'Imana afande wanyu mukunda n'umwe na yakutumba n'abana b'Imana bombi baresha kugiro kimwe biriya byo kumva ngo muraba muri special ariho muri mu gukurira ibi ngo mwagizwe gutya ngo muzagirwa gutya muri nk'abandi turi nk'abandi rero mujye mureka kumena amavuta hanyuma waruvuze ikibazo c'ameza c'indaraza n'ameza indaraza yo kumeza noneho gani nk'indaraza iri special iriyagayo iragoye mwitonde subise turuzi uko nyine wifashe kwitama ariko usubiza umeze aho ntangajwe n'ikiri wacu aho nabaye Goma mu rusengero kera ndabivuze noneho rwari rwiganjemo abaturage b'Igoma murabazi barabahungu bagira ibintu hano noneho bakagira kurya bigishijwe kwa muntu kuba beza kandi noneho barabasoda abasoda bakaba abantu buryo bo imitima yabo hari ukuntu iri free ico babwiwe nta buryarya noneho twakaza tuja kumwa meza murabizi wacu tugira gabitide ya gutya niko kwitegura igiye kumanuka uba witeguye kugiye gupfa cyangwa gukira nyine noneho bakunama baza bayamugezaho akayasingiriza umwe hamwe
bayamuha akayasingiriza undi kubera ko bazi ko iyo bageze imuhira bo bazafata ka whisky bakabona bato bakavanga nari amaraso y'umwami Yesu. Noneho umugabo umwe tavuze izina aza kwigisha izina ariko ni umugabo nyine agira n'igituza ngo ashike bakazabigisha wese muvuga bakazabigisha ariko namuvuze yavuze ijambo ry'isi none amuvuga ntacyo bitwara noneho bakazaje kwigisha abandi bakabona nyine hari ranje imwe bahabareba akabindi bahabatinya ngo arebe ukuntu bagize babasingirizanya meza arabwira ngo mwabagabo uzi ko neza muri abarebere mumeze nk'ababagabo muzamwirwa murwana nabo iri niba utamwa meza y'umwami Yesu uri rebere kuko ga amaraso ya Yesu nico kiduhusha hanyuma iri jambo baza bavuga ryo kwinira no kwaka imbabazi biriya bintu bavuga ni ingware zose ndakana aho zishira afete no guhusha intego ya meza intego ya meza ntabwo tuba tugiye hariya ntabwo ari umwanya dufata specifique wo kwireba ntabwo ari umwanya kwinira no kugira gute okay ndaza kubigeraho ntabwo ari umwanya wo kureba ibyaha twakoze ahubwo tubikora gutyo kugira ngo twibuke amaraso y'umwami Yesu yamenetse ku bw'ibyaha byacu donc ni amasaha yo guserebura intsinzi y'uko twababariwe ntabwo ari umwanya wo kuja kureba ko turi abanyabyaha kwinira rero Pawulo yavuze yabibwiye abakorinto bari bafite desordre mu kumwa meza bari bafite amaklase uko bangana bamwe noneho baje kumwa meza umwaka amazana kabikirori yakamazana gakuruta undi akazana utunga nawe ndetse ngo bakarye bagahaga bakanasinda Pawulo ngo bareba arababwiye ati no ntabwo muzi ibintu tuba turimo iyo turaha tuza kwibuka umwami Yesu watanze ubugingo bwe ku bwacu ntabwo tuza kurya no kwinezeza nibwo yababwiraga ngo nimuja kunywa mubanze mwisuzume mureke kumwa out of context timumwe nkabaje muri ambiance timumwe nkabari mu kabari mumwe nkababibuka igikorwa umwami Yesu yakoze donc tuyamwa tutibuka ibyaha twakoze ahubwo twibuka ko twababariwe uyu ni umubiri wanje utambwe ku bwabenshi aya ni amaraso yanje amenetse ku bwabenshi kugira ngo bababarirwe ibyaha ntabwo ari ukugira ngo baba abanyabyaha ya so icyo no kongera turangize cyameza itorero ry'Ikorinto urisomye kira gice cya 11 uzita usanga details zose so abantu bagira ubunebwe bwo gusoma hanyuma bagafata verse imwe bakayiha ibisobanuro none hano ntiyavuga kwinira ntiyavuga kwisuzuma none ntiyavuga zino ndwara ko zizobazaho ariko ntibarebe uko byari bimeze Pawulo ntiyaza zizitorero ry'Ikorinto kubera ko bamwemeza bakoze icyaha oya ntabwo ari cyo ntiyaza baza ngo waje koze icyaha hanyuma umwameza cyangwa ngo ntiwasabye imbabazi icyo yaza baziza ni ugusha intego y'ameza intego baza bahusha niyi basigaye birema ibice ko barafata abakene abakire bakajino abakene kwabo ko barageraho basahurana ko baracurana kujya kw'abana ko bararira guhaga bamwe ko barahaga abandi bagasoza so udafite ubushobozi umva yashonje abandi bahaze abakene basuzugwe bashizwe kandi abakire kwabo urumva bahushije intego y'ameza cyabaye ikindi kintu cy'ikinyamubiri nyamara intego y'ameza kwa kwibuka Kristo icyo yakoze kubwiriza habza ariko ntiyari yavuze ngo umukristo wakoze icyaha untiyemerwa ameza so kwisuzuma rero ni siri base yuko bari bameze itorero ry'Ikorinto ariko ubunye nimba turi indirimbo zihimbaza umukiza watwiguze hanyuma tukaza kwegera igaburo ryera uko kundi kwinira no kwisuzuma cyangwa guhunga kukurava hano hari ikindi kibazo gishaka gusa nico kivuga ngo ni na Bible ivuga ko ngo duhore twiteguye kuko tutazi umunsi cyangwa igihe kandi ngo tuzatungurwa none niba tuzatungurwa niki cyatuma tudahora duca kundaraza ngo duhore twitekereza duhore twirega kandi tuzatungurwa ni nako Bible ivuga ahantu akazama twidumbukiza azama adufima asange agomba gusanga twiteguye rero sinzi nimba pastor abanza cyangwa nimba nsoma icyanditse kiri hano cyangwa abanza gisome twumve utanga n'igitekerezo kizana kumuvuga no kuvuga ngo iryo jambo ryo kuvuga ngo tuzatungurwa kwitegura noneho kugira ngo tudutungurwe ndaraza nuguhora duca kundaraza ntabwo tuzaja mu no kuja kuryama urabona wenda kugira ngo bisobanukirwe cyane hari igihe umuntu yagiye kuryama uzi utekereza ko ushobora kuryama wenda ukagwara nijoro ukagenderamo ariko waba waryamye wireze ukumva nyine ugiye
wabwiye uri sawa waje kurira imodoka ugasenga tugiye Tanzania sinzi ko twoshika mwama niba bibaye nuko gutwara nika kujya ko guce ya nubundi kwa gutwi kwinkigwaye mu by'ukuri ibyo ni ubuyobe ni ubuyobe pe kuko kuja kuryama ukavuga ngo mana bishingiye ku bwoba ndamuka mpfuye nje mu ijuru umbabare kugira ngo nje mu ijuru ntabwo ibyo bijana abantu ariko nuzuka se wazuka ugakora ikindi cyaha cyangwa nyine ugakomeza nanone ga niba ari uko nguko ga twoja mu ikanisa akaba ariyo tuba akaba ariyo tuguma none uko gatwe tudafite abatanzi cyangwa tukajashaka hora tugasanga abandi bihuse donc ni kuvuga ngo twagombye kuguma ahantu hicara havuga ngo mbabarira rero ntabwo ari izo tugira akazi ukora donc n'uyu mwanya turi hano iki kiganiro twadukora uko gakera turi muri riske yo gupfa kuko ntuhabona umwanya wo kumbaza no kuvuga ngo mbabarira donc ari uko twasetinga umutima wacu ukabamo ararume ivuga ngo mbabarira kagwa kundi umuntu mukaza akora kuri reception none ugasanga ukora muri office yitwa mana mbabarira donc ntabwo dukora prevention kugira ngo tuje mu ijuru soreka ubwo turi muri danger ubwo wenda bavuze ngo baratera twirege wopfaga batanateye ubwo tugiye kuja mu safari tugiye kurira imodoka tuje Kampala ubwo tugiye mu ndege wopfa batagiye no mu ndege ntabwo tuzajanwa mu ijuru none abantu bose pasiteri uko barayobye ku buryo iyo bari nko mu ndege ikaba nkishaganye gucya bazamabaza bakavuga ngo mwitunganye uko tuye tubona indege imeze uko abantu baba barayobye kweri ubwinshi byo tubwo tuma abantu batayoba abarwanyije Yesu bari benshi bamukurikiye bamwizeye nibo bake aho nureba ukareba igihe cya Nowa hakize Nowa n'umuryango ndaho n'abantu kabarinda so hakize bake hakize abantu bakeya abandi baragira ico ni Sodoma hakize bake so ubwinshi rero ntibiratuma ko ikinyoma kitoganza cyo ni ikintu tugomba gutinda ariko yewe naco cyo gutungurwa reka dusome cyane none twumvikane n'ababa twumva aho ni gute no bambaye nkora ibyaha ko ndamwitabi ko ndamwikimobi ko ndakora n'ibindi indege yishaganya tukama tuvuga ngo Mana wakira ubugingo bwacu tukumva kwica arico gikomeye kuruta kwizera Kristo kandi Yesu ga inziriri wazi ntabwo ari ibanga Yesu ntiyaje ngo avuge ngo kuja mu ijuru ni ugukora iki noneho iyo uvuze gutyo pasiteri uba ushatse kuvuga ko niba umuntu rero iyo ariko akora ibyaha indege yishaganya akagira atya akirega abaye atireze indege yishaganyije kandi iyo ariko akora ibyo wari uvuze yojahe ngo abaye atireze niba kubera ko agiye gupfa akavuga ngo twizere Kristo gusa ariko tugume twibereye mu byaha gusa tugume tubikotomere kuba mu byaha n'ubundi kuvuga ngo mbabarira kubera ko indege igiye gukora accident tuburetse ibyaha hariya namatakira ngo mu by'ukuri umutima wawe ntuba watsi imbabazi icyo tubwiriza abantu ni ukwihana bakareka ariko niba ari raha sivyo hanyuma indege yagira ukamurizinga ukarizinga ariko nitagira mukamurikandagira ngo managa dore birabaye yamara gufata linye neza ugashogora rya risigaye mu ako saga kisa nko gucengana n'Imana naho kwishaganya gutyo kamukarimwa ngo ndizeye dore bivuze dore turebe ngaho mfasha wa ndaturagufasha siko bimeze dore yanishingiro kwisanzura gucyaga ngo nizeye indege irishaganyije ariko jereka ngume n'inkwere ni ingero twari duhanye ariko ico tubwiriza nico bibiri dusaba no kwihana tukava mu ngeso reka dusubiza kuri ako kantu bibaye gutyo mbaye nizeye Kristo ariko impanuka y'indege ikansangana ariko mwitabi cyangwa ariko nkora ikindi cyaha noja hehe reka tubanze tureke no gutanga urugero rw'itabi kuko itabi ryo nitunabaza n'abakristo bazokomproninga nibatwereka aho ryanditse muri birakora icyaha sinzi ko ari verso nabo itabi ryo jewe sinza ndimwe sinzona rimwe icyo tuma ndimwa kese bakavuga ngo utazurimwe atazoja mu ijuru cugega no kwikaza nkarimo ariko itabi ryangiza ibihaha imibiri yacu ni insengero za Kristo kitugomba kuzica nico gituma tureka amatabi n'ibindi bisa n'ivyo ngivyo hakabamwe n'ibindi gavyo by'ibimogi byica ubwenge ibyo none ukabireka ariko agakiza twaje turebe agakiza ntikava mu kumwe itabi no kutarimo kava mu kwizera Yesu gahabwa ubugingo hakaba ibyo tureka rero kubera abo turibo kubera ko uruwa Kristo ukareka ibi
ikindi cya kabiri ibyaha tugomba kubimenya mu buryo bibiri bitandukanye. Hari icyaha cicisha cyo kutizera Kristo, aricyo cyaha cyo kutizera. Yesu yarakivuze muri Yohana 16:8 ngo umwuka naza ngo azabemeza iby'icyaha kuko batanyizeye. So icyo cyaha rero abakristo bakivuyemo kuko barizeye Kristo. Hakabaho n'ibi byaha bindi dukora twarakijijwe, warakaye, wabeshe, watukanye, wabizote ABCD. Ni icyaha ariko cyambura umuntu ubugingo, nacyo gifite izindi ngaruka mbi hano ku isi, ariko nticyambura umuntu ubugingo. Iyo abacyamburaga ubugingo nta muntu ugira agakiza. Pasiteri nta bugingo bafite, n'abavugabutumwa n'abasengeye vuba n'abakera, abantu bose bafite bazakirwa iteka. Munyemerere dukomeze kubera umwanya. Iki cyari ikibazo cya mbere gusa, kandi tugomba kubaza ibibazo. Kino cyo gutungurwa ko tutagisoma icyanditse. Twavuze ko twababariwe byose byiteka. Muturangira ahantu babiri tuwasome gusa, duhite tubaza ikindi kibazo gikurikira. Nimba hahari, nimba hadahari tube turabafasha. Bureba umurongo namwe tuwasome gusa duhite baza ikindi kibazo cyaka. Namwe murabizi ko twababariwe ico cyo no kwigiza nkana. Naba bantuze barya muza mwita ba Alex. None uke ureba imirongo. Alex na Nyabizoza mugani wacu. Hari wavuze gutyo, hari nejo wundi nahuye n'umudamu yamambwira ngo yitwa Nyabizoza, umugabo wake yitwa Alex. Muba mu kazi we yamyamuhamagara ngo numvise bavuga namagana none mwakozi ba Nyabizoza na Alex. Nari nicaye muhabwe ati bamyabivuga. None uke ureba iyo mirongo nishimisha no ryose azo twayiteguye bahumwe yo kubabarirwa ibyaha. Hanyuma hari uke ureba harabuze kera nahageze. None hari ijambo waruvuze kera numvishije ba Nyabizoza bategereye bagize ikibazo abayo 8:12 bagize ikibazo kera kivuga ngo ko mugeze ku kantu k'iseregeti wagatanga mugiye gutya. Donc ico nyine kugira ngo ngisubize gutya birateza ikibazo kuko benshi tibaza barimwe kandi bavuze ko nabambona umuhungu umanutse hana arifite mu kanwa atunyuzeho mureho yicaye. None ico mvuga noneho wifati ico cyaha fata noneho birya twe tubamo. Uricaye hariya hakurya wajanye Gasuku, uvuze ko wanyuze iri hakurya Gisoro, Gisoro na Bunagana, kandi waranyuze Gatuna ukisanga hariya hakurya niho mbana namwe. Ese muri ico gihe bamwe hari wavuze ngo Imana yaravuze ngo ibyo byo tuzobyiharira twarageze iri hakurya. Umuntu ukomeye cyane uko bumvise. None nimvuga itabi murantera amabuye, mvuze ngo indege ipfuye murifite mu kanwa murantera amabuye, ariko upfuye ejo ufite interview wararanye Gasuku harya wanditse wujaye. Nuko nagisubije kirasubije cyane ahita soma ababaza ikindi kibazo n'uburyo bw'idini. Agize isoni ziramuye. Abaheburayo 8:12 wavuze ngo haravuga ngo kuko nzabababarira gukiranirwa kwabo kandi ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi. Iyi ni ryo sezerano rishaka. Ngaho babaze ikindi kibazo. Ibyaha byabo n'ibicumuro sinzabyibuka ukundi. Na ndirimbo muzo muririmba muri Zaburi. Iga ni ryo sezerano rishaka. Ibyaha byabo sinzabyibuka byasohoye. N'ubuhanuzi Yeremiya yari yarahanuye, umwanditsi w'Abaheburayo karerekana ko bwasohoye. Bijya yari yarahanuye Yeremiya ndore ngiye nzababarira gukiranirwa kwabo kandi ibyaha byabo n'ibicumuro sinzabyibuka ukundi. Hano hari ibibazo twari twateguye bigera nko mu 11 ariko ko biragenda bisubiza bimwe, kurabaza kimwe kikama gisubiza ibindi bisubizanye. Reka tuze kubaza hano agakiza. Hari ikibazo abantu benshi baza bakunda kwibaza cyane ku gakiza bakanakishaho impaka. Ndagira ngo tugushireho iherezo uyu munsi abantu bacumve bagisobanukirwa, ariko biraterwa nuko muza kugisobanura. Ese agakiza karindwa n'umuntu cyangwa karindwa n'Imana? Yego urabyumva gute mushuka? Hari n'abapasiteri twakibashije bafite uko bagishubije, namwe reka twumve uko muvuga. Yoro dukopeshwa basubije. Simba kopeza. Umunsi ntagukopeza. Ntagukopeza nyago hari none. Mbere yo kuvuga agakiza ubwo ikikarinda nabanza nkibazo mwese agakiza ni tukabona kumenya. No kuvuga ngo iyo haje mu ijambo agakiza ku ruhande turabonaho umukiza. Donc biva mu ijambo gukiza kandi ukijijwe n'undi muntu. No kuvuga ngo agakiza
hari umukiza uwo niwe utanga agakiza kandi akagatanga binyuze mu ivuko. Bityo rero niba ntawe ubasha kwikiza sibyo kugira ngo agakiza kaboneke bigasaba umukiza, n'ubundi uyu mukiza niwe ukarinda. Irashobije sana. Ufite comment pasteur? Agakiza ntabwo ari obuje. Singa telefone ngo urayifashe nugira karama kihurubuka. Oya, agakiza ni ivuko kandi uwavuse aba yavuse. Hari umupasiteri wavuze ngiwe ngo agakiza ngo kiwe ngo n'abana be ariko amafunguro amato y'ikoti gucya akamashira ngiyi telefone ngo namye nkabika gutya ngo ndagata ngo ninjuze ukarinda nyine papira kandi ejo bundi yamye agashira mu mfuko w'imbere y'ikoti. Ejo bundi twaza tuganira na mwene datumwe. Twaza tuganira na mwene datumwe. Noneho iwacu haba ijambo rivuga kandi nibyo nyine birye by'iwacu kandi tukama tubigira bikuru kuruta bibiri cyane cyane ko tutaza tunayumva nta makuru yayo tugira usibye kuyisoma tutayumva ngo ariko ngo twebwe ngo agakiza ngo twakonse mu mashereka ya ba mama so akako mu mashereka ya ba mukecuru niko baza babika ako mu mashereka ariko ko mu maraso ya Kristo ntaho koje kandi nyirako ni ukarinze ariko ko mu mashereka nukwicara ukabungabunga nyine uko tuza tugenda twigengesera komeneka nyine n'amasheri karangana n'amasheri naho gakaye twahawe n'ubugingo bw'iteka ariko uzi ikintu cy'iteka iteka ni iteka kandi wumve ko Satani zitwiba Satani zikumvisa ko abakristo mu ikanisa tuba twumva ko usengera urugendo Imana ikakurinda ukaja muri Amerika ukumva ko usengera abana bawe mu bigo by'amashuri ukumva ko usaba Imana kurinda abadayimoni kandi ukumva ko ubutabazi bwa Yesu yobikora ukizera ko Imana yo gutabara mu buzima indwara n'ibindi n'andi matake yose ariko agakiza Yesu yafiriye kitwizere ko akarinze. So ibi ngibi kwanza Yesu ntiyabifiriye. Yesu ntiyafiriye ingendo kuko n'apagani baza bagenda. Yesu ntiyafiriye amafaranga ntiri muzo Yesu yafiriye. Abantu baza badandaza bakaja mu kazi kuyashaka kandi abakristo bakayabona n'abapagani bakayabona. Musare ico Yesu atafiriye nico twizera ko arinda ariko ico yafiriye tukashidikanya ko yokirinda. Ubugingo nibwo bwamuzanye ariko tukumva ko ari cyo atarinze ariko tworinda ariko tworinda izo dushoboye twumva ko ari byo yorinda kandi tukaja kurinda ibyo tudashoboye. Icyo kubera nyine ako gakiza ubwo abantu barahita baja ukitiranya n'ingeso kubera ko ariya twize mu mashereka tukigana hamwe n'ijipo rirerire n'igitambara wasengera mu bakomite n'ugwara kubera ko utambaye igitambara keruka bawagataya ko nikarya kimuhira kubera ko wasutse. Hari umwana w'umukobwa twabanaga i Kigali bakoreye Kinshasa ngo yageze azamuke ruguru gutyo samuka yambara amajipo bazambara aya bacu bari mu kwambara akaba yambaye n'idineti rya film bakamahamagarana ngo muze mureye mayinja yashitse ku mugaragaro. Haro nabo mu kazi rimwe yigeze gushira ku gatara bamamushira ku gatara induru iravuga nico mayinja w'umunyamurenge nico gabaza bitagakiza. Agakiza rero niba tukita amahuzu tukitwe tani imyitwarire ni mu karinde mwambara amahuzu meza mwitware neza ibyo birakwiye. Umuntu ufite Yesu muri we akora icyaha gute? Yesu nika akora muri we niba atamurinda gukora icyaha? Bas subiremo twacumvise. Umuntu ufite Yesu muri we akora icyaha gute? Yesu nika akora muri we nimba atamurinda gukora icyo cyaha? Chaka ico kibazo kiraremereye nyene niki ariko no kibazo cikanisa rero cyane ariko tagisubiza ico Yesu ashinzwe mu kuba yamaze kuguha agakiza yamaraka kurangarana ugakora icyaha. Uwo ni nuri ugeze mu Bushinwa cyangwa mu mashereka wogiye gutanga igisubizo mbere ariko none nduzo uyu muntu wabaje gutya cyangwa wundi ubibashije afite kiburi kitari gitakatifu donc kwama yihanukira gutya kandi ukora kijijwe kandi azakora ibyaha ngo none Yesu utanga agakiza ntikaturinda ibyaha kamaziki kuko muzamuvuga ko umuntu yokizwa agakora n'icyaha. En d'autres termes Yesu yaraferize ibyo se twe gatunga bibaza ubwo shatse kugira ngo kore ku bwonko bwe mu yandi magambo responsable w'iki kintu ntabwo ari je wicaya iwanyu wera kuri bishop wanyu azakora ibyaha n'abakora ariko ari zose ko zingana kandi mwese murakijijwe. Niyo mugiye kumwa meza musamuja kwihana kubera ko muri abanyabyaha ubwo ikibazo nitwe mu kibaza cyangwa murakibaza Yesu? Oya nti bakibaza Yesu bakibaze impamvu bo bakijwe bikibaho
bacibaza ubwabo aho noneho tubahaye devoir namwe musubize impamvu muza mukora ibyaha kandi mwarakijijwe okay n'impamvu muzana indaraza kandi uwakijijwe atazakora icyaha igisubizo uhita ukibona so agakiza ni kamwe kari mu bice bitatu iyo umuntu yizeye Yesu ahabwa ubugingo buhoraho ahabwa kuba umwana w'Imana ahabwa n'uwera ahabwa ukiranuka kwa Yesu aba afite ubugingo buhoraho ijuru ni iwabo izo ni package ahabwa mu gakiza ahabwa n'umwuka wera so igice cya kabiri cy'agakiza kigendana no gukura mu gakiza kandi gukura harimo no kureka ingeso mbi kwakira ijambo ry'Imana gukura mu ijambo ukageza aho uhindura abandi nawe nka kujya umubyeyi uzara umwana ukamurera agakura kuzageza igihe umushingira akaba umugabo nawe akabyara abandi bana so tubigeranye no kuzara abandi mu mwuka mu gakiza so urumva rero waravutse urarerwa urakura so dukura mu kumenya ijambo ry'Imana dukura mu guhinduka mu ngeso dukura mu kusabana n'Imana amasengesho so ubwo bwose n'uburyo bwose bwo gukura ariko tibisobanura ko utokora ikosa ko wakunda umwana wawe ntakigereza ageramwe atokora ikosa uko agenda kura wenda bigenda bihinduka uko yari ameze ntakumere ariko stira bagifite amakosa so no mu gakiza rero harimo ivuko harimo gukura mu gakiza harimo igice cya gatatu dutegereje ariko kucungurwa kw'imibiri Kristo naza tugakurwa muri uyu mubiri ahubwo tuzabana n'Imana iteka nta kibi kigerayo nibyo biriya Petero yavuze ngo dutegereje ijuru risha n'isinsha ngo aho gukiranuka kuzabamo mbese tuba dukuwe muri presence y'icyaha naka kafuti kose agakosa kose tikazoba kakagera ku muntu ariko ntibisobanura ngo wakire Kristo tiyokora icyaha ba Yohana basize babwitore barabamumbandika ibintu mugakora icyaha guca akora ntiyagira ugikora dufite umurengezi kubera iki yaza banga guca akora ntiyagira ugikora kubera iki ataza banga tiyakagira ugikora kandi wakije ntiyo gikora ariko akavuga ngo yarabizi ko bishoboka kandi nawe Yohana bize mushobokera noneho hari ikindi nongeraho turagihinduranya pe buriya hari ukuntu umuntu aba yabashije akavuga ngo ndabafata tunone ukirengagiza ko ari wowe ufasha kuko ahubajije ihuri kandi ntawakwigishe kubikora kandi warakijijwe sabanyabuntu kurya bazavuga ngo nibo bazabigisha gukora ibyaha nta mwarimu w'ibyaha ubaho kuko ntawukeneye icete kugira ngo akore ibyaha kuko n'igihe tudafite icete turabikora hanyuma rero agakiza dore uko kameze mwene data avuze mu bice bitatu ndabivuga mu muntu umwe urimo batatu ni ukuvuga ngo umuntu ni iki umuntu ni umwuka ufite ubugingo biba mu mubiri birya twakaza tuvuga ngo umuntu ni ame ni esprit na corps ni ukuvuga mu yandi magambo I am a spirit ndi umwuka I have a soul ufite ubugingo I live in a body mba mu mubiri nguko rero umuntu ni umwuka Imana ni umwuka ikibyarwa n'Imana ari naco gikizwa ni umwuka ariyo twita nyuma human spirit umuntu umwuka pana holy spirit ni ukuvuga ngo nje uyu muhamubona nganira ntabwo ari we nganira this is my tent iyi ni ingando iyi ni housing iyi telefone ariko telefone nyayo ni iyi mutamubona so ni ukuvuga ngo ndi umwuka ufite ubugingo biba mu mubiri iyo uvutse ubwa kabiri rero ari bwo kijijwe n'iki kibaho ni ukuvuga ngo kubera ko Imana ari umwuka ikibyarwa n'Imana ni umwuka iyo mvutse ubwa kabiri ni ukuvuga ngo uhita uba umukiranutsi uratsindishirizwa urezwa 100% uba umeze nk'Imana muri kunyumva hanyuma rero mu bugingo soul ari bwo bugingo soul ni iki soul niyo twita twebwe gutya soul ni ukuvuga ngo ni consist igizwe na mind na emotion na feelings niki niho tudetermine umuntu tukamutandukanya n'undi nganira kunda kwishima nganira kunda kurakara umutunzi rutokazagurira ni ukuvuga ngo muri soul mu mwuka twakijijwe 100% nta makuru yicaha baho aho ngaho biye byarangiye ni nkayanka y'inyegu mu kurongoranya nta makuru yimwe muri soul mu bugingo ni ukuvuga ngo umuntu agenda hinduka ni ukuvuga ngo hano mu mwuka igikorwa ni complete done cyarakozwe cyarara diru ni dani 100% righteous turaba kiranutse 100% ico najo abare kukibaza muragishubije turabera 100% twaratsindishije mu bugingo ni processes muri amen abatubona tugenda duhinduka daily wahora gukora ibibi ukagenda ukora uva kuri etape niho Pawulo yandikiye Abaroma 12 aravuga ngo nuko rero muhinduke mugize imitima misha ico ni kinyarwanda ariko izindi ndimi by renewing of your thought your mind mugize imitekerereze birya repentance twavuze donc mu bugingo
tugenda duhinduka buhoro buhoro, hari nacyo tubereyeho kugira ngo duhugurane twigishanye tugende duhinduka mu bugingo. Ahangaha dini ntabwo irarangira, ni processus. None urareka iki, ejo ukora iki, wowe uraba mwiza kuri iki, ube mubi kuri iki, ni buhoro buhoro tugenda duhinduka. Urakora byinshi byiza hakaba n'akandi gafutika udobekemo. Noneho iyi body ya ushimwa na benshi ariko hari umwe wakugaye. Donc hanyuma kandi bizabi muri gatatu uyu mubiri ari nawe babarijemo, ari nawe babariza. Ni ukuvuga ngo uyu mubiri turakizwa, uyu mubiri ikintu gusa utegereje, ufite amakuru meza. Donc mu mubiri turasa. Niyo mpamvu uzubesha na pastor akabesha, niyo mpamvu iyo mugeze hari mwese muza mubesha, niyo mpamvu muza murwanira mu kanisa kuri podi. Mu mvugo nziza utabajanye kure bakaja kuremererwa imitwe ikaza kubaremerera. Niyo mpamvu uzukizwa wirabura uzuguma kwirabura. Ego wakizwa uri umukobwa ntuzuhinduka umugabo, iyo ni body. Wakizwa uri umuzungu ukagumuka umuzungu. Hanyuma iyo kijijwe uri mugufi tuzamukura uzugumuka wa mugufi. So ni bisanzwe hano ni housing. Amakuru meza ku mubiri tutawutaho nawe ufite amakuru meza. 3:21 Abafilipi 20 pense. Haravuga ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza kwa zava. Aje kugira gute? Ni ukuvuga ngo mbere yaje gukiza uyu w'indani, turavuka ubwa kabiri, niyo first coming of Messiah. Kuza kwa mbere kwa Kristo umumaro wararangiye, dutegereje kuza kwa kabiri kwe, apana gutwika abanyabyaha. Azabaje guhindura iyi mibiri yacu akayishushanyaga n'ubwiza bwe. Donc nico dutegereje. Ngaba bo turi bo, wobegereza umutima uko ni kumeze, wobirwanya ni kumeze, kandi kiwabajije nta handi wogihepera nawe. Ngaya makuru. Imana ibaho umugisha cyane, kandi ndabizi neza ko dutaramanye kandi ugize ico ugabanye, kubera ko twe twicaye hari ico tugabanye, kandi nitugira ibindi bintu tuza tuva aha dusa nabumvise, ariko wagera mu nzu bakasura kumva ugahuraga n'abasene wewe ngo twabakundaga ari ku nimero 9 twari no gusubiza ico twabakundaga. Reka tubanze tubafashe hano none kirabahesa burundu. Bibiri iravuga ngo kwizera kudafite imirimo ngo kuba gupfuye. None ikibazo kirabaza ngo umuntu yo kwizera Yesu gusa akaja mu ijuru nta mirimo, kandi kwizera kudafite imirimo aho gani hajya muzo nkamuvuga ngo abantu ngo isadaka ngo urabona Okay, none saho ngaho iyo mirimo izajana abantu mu ijuru niyongeraga kiza ijanye n'amafaranga. Tubaje tuhibaza ni monta y'amafaranga si igomba kongerwa kugakiza. Noneho reka tunasubire du challenge ngane twese. Umuntu garahagurutse ngo ngiye kubakoma, kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Igipfuye nyine ntikibaho, nta kubaho. Kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Ubaza igipfuye gute? Kuko ndabisubiza, kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Unye kurapfuye nta kubaho. Cyo kwibazaho yani gipfuye kibaho. Kuko kwizera kose kugira imirimo, ni ukuvuga ngo imirimo ni response y'uwizeye. Donc turizera automatiquement bikabyara imirimo. Ni ukuvuga ngo ikibanza si imirimo. Imirimo ntizana kwizera, imirimo ntizana gakiza. Kwizera ni igiti kibyara izo mbuto, kibyara iyo mirimo. Yego, ni ukuvuga ngo kwizera konyine automatiquement uhita kubyara imirimo. Nta kwizera kutagira imirimo, nta gakiza katagira imirimo, nta mirimo yozana gakiza. Kandi ibyo abagabo babivuga muri perspective zibiri. Pahoro we aravuga ngo umuntu atsindishirizwa no kwizera gusa. Uwo ni Pahoro. Abaroma chapitre ya 4 aravuga ngo umuntu atsindishirizwa no kwizera nta bindi. Hanyuma Revera Yakobo wo mu Bayuda yari Revera muri Yakobo, iwe aravuga ngo kwizera kudafite imirimo kurapfuye, kuko ico bari bubakiyeho nico. Ariko nugaruka urasanga still ko baravuga ijambo rimwe. N'ingaruka no kwa Yakobo nta kubaho nyine, kuko uwizeye yagira imirimo. Niyo mpamvu niwe nyine turi kumwe. Ico no kongeraho Abrahamu bamutanzeho urugero bombi, Yakobo na Pahoro, ariko bamuvugaho gutandukanye. Yakobo amugaragaza nk'umuntu utari ufite kwizera gusa, ahubwo yari afite kwizera n'imirimo. Pahoro bamutanga nk'umuntu wari ufite kwizera ukuye imirimo. Ntumva? Kandi nta contradiction yari hari. Ico Pahoro yarimo agaragaza igihuza umuntu n'Imana cyangwa igesha umuntu kwinjira mu ijuru. Nta mirimo ya muntu n'ukwizera Yesu mukiza.
ari naco Aburahamu nawe cyamutsindishije mu maso y'Imana. Si ugukiranuka kwa Aburahamu, ni ugukiranuka kuzana no kwizera Yesu. suko yatanze Isaka, Suko yatanze Isaka, yari yaratsindishijwe mbere yuko amutanga. umenye ko yazavuganaga n'Imana ari uwizera, kandi cyamugize we nuko yari yizeye nyine, yari yizeye. Ariko rero ariko Yakobo yamutanga urugero, arimo aragaragaza ka resultat z'agakiza. Ukuvuga ngo iyo umuntu yakira agakiza, kagakiza kabyara imirimo. Yego. Cyangwa se turarespondinga ku butumwa bwiza. Umuntu yumva ijambo ry'ubugingo ari we Kristo, ukamwizera, tukarespondinga. Kakwa kundi Maraya Rahaba yumvisa amakuru y'abatasi, yumva Imana ya Isirayeli ukuntu yakora ibitangaza. Iwe yamayemera y'Amana, yumva y'Amana iteye ubwoba, yamakingura ababatasi. Naho mu gihe abandi arabahisha. So kwa kundi gukingura Imana ni ishusho yacu y'agakiza, ubwo twumva amakuru ya Yesu tukemera kwakira uwo mukiza. Rahaba nico yakoze, yumvise Imana ya Isirayeli n'ibitangaza ayikora, akingura ababatasi, ararespondinga. Kimwe na Aburahamu, Imana yamubwiye gutamba Isaka, yemera icyo Imana yavuze. Si umurimo yari yihangiye ngo avuge ngo Imana yakoze ntibihagije nongere ibyanje, no, iwe yarespondinze ku cyo Imana yakoze, kandi yabikoze yari umukiranutsi kubwo kwizera. Rero twebwe icyo dukora, umwana w'umuntu turespondinga ku butumwa bwiza Yesu yakoze ku musaraba, tukizera icyabaye, hanyuma kagakiza kabyara imirimo muri twe. Hari ibibazo babajije mbere yuko abisoma abantu banditse bashaka ko tubabaza, ariko bitegura musubize kintu kuri mwebwe. Kuja mu ijuru no kwizera umwami Yesu gusa. Uko kwizera nukuki ninda mwizeye gusa, kuko mwavuze ko kuja mu ijuru kuri mwe bisaba kwizera point entre. Uko kwizera nukuki noneho mu majambo make, hanyuma abaze ibyo abantu. Si kuri twe gusa, namwe no kuri mwe nuko. Kwizera nuko twabivuze. Iyo umuntu avuze gutyo ngo kwizera gusa pwe, abashaka ko kuvuga kwizera dufite ibindi tukugereka kuza gushaka kuba nka guto. Oya, si guto, ahubwo gutekereza gutyo niko guto. Ahubwo gutekereza ko kwizera Yesu wenyine yabivuze, donke ubuvuze ngo ibyo Yesu yakoze kugira ngo tubone ubugingo kibihagije, ahasigaye nkwiriye kongeraho ibizanje. Aho ubaye umuhati, uri umuhakanyi, uri antikristo, ntiwizeye, warwanyije kwizera Yesu Kristo birahagije byonyine kubijanye n'agakiza, kuko niwe wabivuze. Yavuze ngo kuja mu ijuru ni ukunyizera, kugereka no gucumbira abashitsi, no kuja guhinga mu kwikanisa. Oya, ibyo muzabikora kubera ko muri abizera, ariko ntabwo bizongera ngo bikongera agakiza. Nabirya tuza tugenda hariya ngo se umuntu yavuze gutagi apfa, birya nibiza bifasha bino, mugataha mwumva ko umuntu wanyu bamuvuze neza, kibiza biruha bigera mu ijuru pi. Ari ikibazo umukozi w'Imana yabajije hano, yabajije ngo ubunyine iyo tuvuga ngo abanyabuntu, abantu bumva ko ari nk'ubundi bukristo buje vuba bwatsimbuye ubukristo. Ubu hariho abakristo n'abanyabuntu, hariho abakristo n'abanyabuntu. Niki cyaje gishasha iki kintu cy'ubuntu ngo kirasa n'icyaje kumaraho ubukristo, gishaka kurema abandi bakristo batari basanzwe aribo. Ni izihe mpinduka zabaye? Abanyabuntu twarabivuze ubushize, ni izina mbadikano abantu babita kubera ko mwavuze ubuntu bwa Kristo. Kimwe n'abakristo ni izina mbadikano. Yesu ntiyasize yise abantu abakristo, batangiye kuryitwa muri Antiokia. Nusoma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, abantu bakabita kuko babamamaza ibya Kristo, babita ba Kristo. So nabo bararyemera kuko ntibiteye isoni ko aritirwa umwami wabo. So n'ubuntu ntibuteye isoni kuko ubuntu ni Kristo. So kuvuga ngo abakristo ni izina mbadikano, abanyabuntu ni izina mbadikano, ariko riganisha kuri Kristo. Yanditse ngo niki cyatuma uhindura imyumvire yawe, ni ibihe bimenyetso bisha washingiyeho ukareka kuba umukristo? Ngiye yobaje mwadanganyitse byagenze. Ni gute mwadanganyitse? Kuko wahoze twaretse kuba abakristo, kuko twavuga ngo abakristo ni izina. Hari uko ngo wahoze uri umukristo gacu kabireka ukaba umunyabuntu. Ngo niki kiba cyakuteye kudanganyika gutyo. Reka tumufashe aho. Noneho uvuze neza, tuziki uvuze ngo niki cabateye kudanganyika. Ikibazo gihari suko twadanganyitse ni udanganyitse. Noneho ico tugufasha ikuremo uko kudanganyika, kuko abanyabuntu ntabwo turi abanyabuntu mu yandi ntabwo turi abanyabuntu, ariko kandi turi abanyabuntu hamwe nawe. Ubuntu tuvuga ntabwo ari idini,
ico ukora twumva ari hari ayiwe ngo yaho yicaye nuvuga ngo ubuntu si idini, ubuntu si movement, ubuntu si revolution, ubuntu ni Yesu, ubuntu ni Kristo. C'est-à-dire wowe wabajije gutyo uri umunyabuntu nuko utabizi, je nawe twembi turi abanyabuntu ku kigero kandi kimwe, tukaba n'abakristo twebwe, tukaba n'abakristo. Nukuvuga ngo umukristo niwe munyabuntu, ubuntu niwe Kristo. Ngici ico tuvuga, ubuntu tuvuga ni Kristo. Donc ureke gucanganyikirwa nawe uri umunyabuntu. Yabajije ngo ese ngo abanyabuntu ngo n'abakristo cyangwa ngo n'abapagani. Mu yandi magambo muri abakristo. turi abakristo kuko turabe nyine, turi abakristo n'abanyabuntu. Twavuze ko Yesu niwe munyabuntu, niwe watugiriye ubuntu. Afite iyo tuvuga ubundi amazina ya Bibiliya yita abantu bakere Kristo, tizi bita abakristo, tizi bita abanyabuntu, izi bita bizera, ikabita abera, ikabita abakiranusi, ikabita abana b'Imana, ikabita abakundwa. Mu nzandiko z'itumwa nawe muzosanga bakundwa, cyangwa mugasanga banditse ngo abera b'Iroma barabatasha, cyangwa abakiranusi, cyangwa abana b'Imana, abizera. Ayo niyo mazina yacu. Turabizera, turabana b'Imana, turabakiranusi, turabera, turabakristo. None ubuntu kugira ngo babyumve ntabwo ari izina twiyise, ahubwo iyo tuvuze gutyo nyine turabivuga ukabona bikoresha kugira ngo abantu nico caje. Nukuvuga ngo ubundi nta munyabuntu haba, nta banyabuntu bahaba, ahubwo turabagiriwe ubuntu. Yes. So twese turabagiriwe ubuntu. Nukuvuga ngo abahubwo bakatwita bashaka nko kudutuka, donc si twe twaje turavuga ngo turi itsinda ryitwa abanyabuntu, ahubwo twaraje twigisha uwo buntu ngo bamare, kubera ko bihabije gusenya imisingi y'idini ari ryo bubakiyeho, bamavuga ngo tala bano ni abanyabuntu. Donc ni akantu keza, ariko bakatwita nk'ikintu kimwe. Ndetse bamaze kubona ko twaryemeye, basigaye bashaka kuritwaka. Bashaka kuritwaka kandi ngo barita abanyabuntu gute? Ahubwo ngo bazavuga ngo nabigisha ubuntu nabi. Donc babonye ko ahubwo none bakabaho nitwe turyita. None bashaka kuritwaka. Nakazina mwatwise. Nimushaka ukatwaka muzagatware. Kandi mukatwita rakanyira. Turagasangiye kitubarusha kuba abanyabuntu. Nimwe abanyabuntu babanza. Sante. Twama duhera hano kugeza kuri mugenzi wanje asoze ijambo rikuri ku mutima, message ushaka guheza bano bantu, hanyuma kurikire adusoreze. Noneho ijambo rya mbere nshimiye Unity. Amen. Ijambo rya kabiri nshimiye inshuti za Unity. Amen. Kandi abakurikira Unity ibiganiro byabo bitandukanye byose, mukomeze mukunde Unity, mubakandireho, mubakorere share, batera imbere. Ni platform Imana itanze, kandi murabizi ko bahuguye neza. Icyakoze aho hazi abahugura nabi, kubera ko abantu bakunda ibibi, muri mu gushaka kugenda nabi. Ni mugaruke mu misiyoni, mugaruke mu misiyoni, tube ku ikanisa, dukomeze duteze bene data imbere. Ikindi, Kristo ni wacu twese. Ibi tuba tuvuga tubivugishwa n'urukundo. Icyakoze iyo tubivuze idini rirababara. Ari nayo mpamvu nawe mwavuze ngo muzamubwira ngo muva, bakavuga namwe muratembaga, mugiye nk'abari muzi ko Yesu yakazakiza abarwayi bakama batera induru, ubakije gute n'iposho? Yesu ngo ababarira umwana, umubyeyi ngo ababarira umwana wari warigise, umukuru yamavuga ati yamayanga kuza mu ifete. Ubabariye umunyabyaha. Yesu yicarana n'abanyabyaha bakamasara kababwira ati mwebwe ko muzamuja gushaka igipfura kimwe cazimiye, ko murarakazwa niki ko njewe mvuganye n'abantu n'intama zaje. So ko turavugana n'intama za Yesu, tuba tuganira mu rukundo, asigaye data bafasha. Ubukristo bwawe bushingiye kuki pastor? Ubukristo bwaje bushingiye kuri Kristo. Muririmbyi yararimbye aravuga ngo musingi bora ni Yesu, tusipojenga juu ya Yesu kazi zetu ni bure. Ubukristo buri ande horo ya Kristo ndabuba. Okay. Pastor Missionary Marite. Ijambo ndavuga amagambo nk'atatu. Ijambo rya mbere mu byo twavuze ariyo twasimbuse, itorero rya Kristo ntirizatungurwa. Abatesalonike ba mbere 5:4 azavuga ngo ariko mwebwe nti muri mu mwijima ngo umunsi uzabatungura. So abizera dutegereje gutungurwa, turi muri Kristo, Kristo akaba muri twe. Icyo dutegereje gushurwa kwa Kristo niyerekanwa, tuzahera ko ngo twerekanana nawe mu bwiza bwe. Niko Makolosayi 3 no kuri 4 yavuga, niyerekana ngo tuzahera ko twerekananwe nawe. So amakuru yo gutungurwa
kurya na za ndirimbo bazavuga ngo itorero mbese torero Kurya mbese uko tuzatungurwa kurya ni ibihuha ngo ni ibihuha kurya ni igihuha gakije kw'itorero apana enda uko ubona umuntu mubana nuko aba muri twe natwe tukaba muri we ico ni igihuha ca mbere navuze byanditse mu Tesalonike ba mbere 5 no kuri 4 ukomeze uje kwasoma ikindi kintu mvuga arira mu mwabaretse kwizera nupfa kwizera gusa gutya gusa abantu benshi bazagira ngo bararwanira kwizera naho ko bararwanya kwizera kwizera ni iki ni ugukuraho imirimo yawe no gutungana kwawe aho gukemera imirimo y'Imana yakore Calvary uko niko kwizera tuvuga ngo akiza tukabona gute ya jambo ryo mu Baroma 10 no kuri 4 ni wizeza umutima wawe ukatuza akanwa kawe urumva wijeje umutima hanyuma ukatuza akanwa kawe wizeza umutima iki nuvuga ngo nivyo Imana yakoze muri Kristo nuvuga wemezanya n'Imana ko biri Imana yakoze ku musaraba ko nawe nta bindi bizogukiza nukwemezanya n'Imana nico bisobanura kwizera unemezanyije n'Imana biri Imana yakoze ko ari byo bikiza nta kindi gikiza kako kundi tuba turima ngo kazi za mikono yetu haziwezi kutuponya cyangwa ntaco nzanye mu ntoki cyo basha kunkiza ntaco nimba ntaco uzanye rero mu ntoki kibasha gukiza urize ruri amukiza igitangazo tuba turima ngo ntaco nzanye mu ntoki kibasha kunkiza umuvuga butumwa yaje kwigisha aba ngo ngo abanyamuntu bazabangwa ibyo twokora ngo no tugikora kuravuga ko ntaco uzanye ngo cyo gukiza none ikindi washaka gukora nikigukiza izere rero kwizera rero nugukuramo iyo mirimo yawe ukizera imirimo ya Kristo ukemezanya n'Imana ko ntakindi cyo gukiza habe n'ibyo tuba dukora mu kanisa ngo umuntu nabanza avuga ibyaha byiwe ngo umwana ukore mu gitabo cy'ikuzimu umwandike mu bugingo byose ntibiba muri Bibiliya ni ibintu dukoresha abantu ariko iby'Imana no kwemezanya n'Imana cyakoze ku musaraba Imana ibaho umugisha abakozi b'Imana ari ikiganiro twigize gukora sinzi niba twari kumwe na missionary hano Marite mwita umukozi w'Imana aravuga ngo yesi we sinzi nimba ari we niba rundi twakoranye ikiganiro ngire ngo ni wenda niki Rwanda twari turi ntimwemera ko muri abakozi b'Imana no kutudegrada waduciye amazi aho kwita abakozi b'Imana aho wagize nabi unabivuze ntagitangaza kirimo ariko waduciye ni irihe zina turabana bimwe no kujya kwita umwana mu rugo ukamwita umukozi umwana wawe kuri yamwise umukozi wawe ni bibi iciza no kumwita umwana n'umwana gusa izo mvugo zombi Bibiliya zikoresha muri nature turabana b'Imana ariko mu murimo dukora evangelism kurera ntama muri uwo mwanya kubera fonction kwitwa umukozi kakwa kundi mwene so muvukana yo umusirikare yo umupolisi yo umunyeshuri yari umunyeshuri afata ryazina n'umwana afunze ya service yafata polisi yakitwa nyine umupolisi ariko iwanyu mu rugo muzamuvuga ngo imfura ya data umuherezi wa data izina ry'iwe ni abana ba data muzamuvuga ngo koloneli wa data kandi bari gaporari izina ry'umwana usiga porari n'umwana habe niyo wa minister n'umwana wa data ntabwo ari papa minister ni papa so mu rugo kwa data turabana b'Imana ariko mirimo dukora twokwitwa n'abakozi twari kumwe n'abana b'Imana hano n'abana bane b'Imana bamaze umwanya bataramanye nawe warimo udukurikira ni ukuri turanezerewe cyane ku bwawe wadukurikiye ndetse no ku bana b'Imana bamaze kuganira n'abandi bana bose b'Imana ndetse namwe mwariko mureba abana b'Imana.